to try to hold bad players to account. Who are those bad? Well, I really think that Paul Kagame needs to be held to account. He's got to come clean on this, and he's got to order publicly that the killings stop. That's it. Bring back the people that are doing ati rero hagomba kugerageza kuryozwa abakinnyi babi ibyo bakoze kandi njye mbona ko Paul Kagame akwiye kuryozwa agomba rero gusobanura neza ibijyanye n'ibi bibazo agomba kandi gutanga igitekerezo ku mugaragaro ko bwicanyi buhagarara ibyo nibyo by'ingenzi agarure rero abantu bari kubikora ntihakagire rero n'ifaranga na rimwe riboneka mu buryo butemewe riturutse rero kuri ayo mabuye y'agaciro ndetse n'ifaranga rimwe ntiryemerwe kandi rero umuyoboro wayo mabuye rero ucibwe burundu ati rero ndizera ko Paul Kagame agomba guhagarika ikoreshwa rero nabi ry'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro igihugu cye gifitemo uruhare runini ati se kubera iki ati kubera ko ibyo bitera amakimbirane bitera rero gufata imijyi kandi birumvikana ko baba bashaka amabuye y'agaciro ibi byose bishingiye rero ku mafaranga kandi bigomba kurangira ati ndatekereza ko umuryango w'abibumbye UN ufite uruhare kandi ugomba kurushaho rero kugira uruhare rukomeye ugahagarika uvuga gusa n'impande zombi zifite amakosa ndambiwe rero iyo mvugo and it needs to play even a more aggressive role in calling out. Don't always do this while they're both in fault. I'm so tired of that line. Yeah, because that's what I want to know. If you niyo rero mpamvu nabajije niba mwarabonye amakuru ahamye ugukira rero kwabo bantu u Rwanda rwavuzeho icyo twumva nuko inzira yo guhagarika ibi nuko abayobozi bakuru baharyozwa ibyo bakora ku Rwanda rero byaba Kagame naho nabo bakorana ndetse rero nabo mu ruhande rwa Tshisekedi bakora amakosa kandi rero bigakorwa nonaha gutinda rero n'ukwica buhoro buhoro umuntu umugore ugiye gufatwa ku ngufu cyangwa umugore cyangwa umwana ugiye kwicwa ati mwavuze ku bijyanye no gufatwa ku ngufu nasuye umuryango utegamiye kuri leta witwa Q Africa uri hafi ya Goma ati sinari narigeze mbona abagore benshi cyane bafashwe ku ngufu mu buryo bubi kandi bw'agashinyaguro bamwe rero bafashwe ku ngufu n'abantu benshi cyarimwe aho bagore rero babonye ukwizera no kwiyunga ariko rero bafite ihungabana rikomeye ati Kongo rero ni igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abagore bafashwe ku ngufu ati hari abantu bakira amafaranga ku mubiri y'abishwe rero ku bagore rero bakorewe ihohoterwa ibi rero bigomba kurangira ati ntekereza ko rero hazafatwa ibyemezo byinshi niba ibintu bitahindutse vuba hashize rero ibyumweru byinshi cyane hasinywa amasezerano y'amahoro nzi ko perezida atishimye uko ibintu bimeze nk'imwe ndetse n'abandi ati rero muhagarike rero kwica abantu bose ku isi turambiwe kubona inzirakarengane zicwa ntaho rero bitandukaniye ku mugabane uwo ari wo wose ati raporo rero za Kongere umuryango w'abibumbye n'indi miryango mpuzamahanga byagaragaje ubwicanyi bukorwa muri RDC ibi rero nibyo bituma abantu bose bashaka kugira uruhare muri iki kibazo kuko bigomba kurangira ati UN rero yakoze raporo nziza ku mubare w'abimuwe mu byabo igihe M23 yatangiraga ibitero bikomeye hashize nk'imyaka 5 navaravuze nti oya sibyo nanone barongera bica abantu bafata ku ngufu abagore kandi rero bimura ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bagahunga rero ingo zabo kubera gushaka ubuzima ati mwabonye izo raporo zivuga ko ari nde uri gukora iyo mahano Kongere ati M23 ni umwe muri bo ati kandi rero twakomeje kubiganiraho ndetse no kubigaragaza kenshi hashize rero iminsi 2 gusa hasinywa amasezerano y'amahoro Kongere ati rero bongera gutera ati murakina ati ibyo ni ukwica amasezerano ku bushake batekereza ko tudakomeye ati niyo mpamvu rero ibihano bikomeye bigomba gufatirwa umuntu wese ukora nabi kugeza no ku bayobozi bakuru niba bikenewe abajenerali n'abandi bose bari mu murongo w'ubuyobozi babigiramo rero uruhare
Yes, ni The Quick Times News karagaciyemo rero ikiganiro cyose ndibuze kuza kukibagezaho uko cyakabaye. Aka ni agace rero cyangwa se ni impine muri bike byagiye bitoranywa mu biganiro Ariana yagiranye rero n'uyu Smith. Rero iki kiganiro n'ubundi ndibuze kuza kukibagezaho mu kanya, ntabwo ndi bubatindire, ndakibagezaho mu buryo busobanutse neza mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ariko nanone reka tubanze turebere hamwe ibyo Kayikwamba yavugiye rero umunsi w'ejo mu nama yari yagiyemo. I want to follow up on critical minerals. Minister Wagner, when you think about what happens next, we're talking about securing Ati ndashaka kugaruka ku kibazo cy'amabuye y'agaciro akomeye, critical minerals. Madamu Minisitiri Wagner, iyo mutekereje ku cyakurikiraho rero turavuga ku kurinda no gushimangira urwego rw'itangwa supply chain. Ariko haracyari impungenge ko ayo masezerano ashobora kwigarurirwa n'abakinnyi batari beza. Kandi rero abaturage b'ibi bihugu ntibabone inyungu z'umutungo wabo bwite. Mubigenza mute kugira ngo ibyo bitabaho muri RDC? Wagner ati ntekereza ko icyo ari ikibazo gifite ishingiro. Iyo urebye igihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite umutungo mwinshi w'amabuye y'agaciro akomeye. Ataboneka hatabayeho ibiganiro byinshi byerekeye ihinduka ry'ingufu, energy transition cyangwa se ndetse n'inganda nk'iz'umutekano n'igisirikare. Hanyuma ukareba imibereho y'igice kinini cy'abaturage, birasaba rero gusubiramo imitekerereze twagenderagaho imyaka myinshi yashize. Ubuyobozi buriho ubu burimo guhindura iyo mitekerereze, buva ku buryo bwibandaga gusa ku bucukuzi bw'umutungo kamere aribwo bwari busanzwe imyaka myinshi, bukerekeza rero ku buryo Kongo igira umwanya munini mu ruhererekane rw'inyongeragaciro value chain. Ibihe rero gusa ahacukurwa cobalt na lithium bikoherezwa ku masoko mpuzamahanga, aho rero ibyemezo bikomeye bifatwa ahandi, ahubwo Kongo nayo ikagira uruhare rugaragara. Ibyo bisobanuye gutunganya ayo mabuye mu gihugu ku rwego rwa mbere, gushora imari mu bumenyi n'ubushobozi bw'abantu, human capital, no kubaka urwego rwagutse rushyigikira iterambere, gushora imari mu bidukikije, mu baturage no mu bikorwa remezo. Dufite rero umushinga wa Lobito Corridor, umwe mu mishinga ikomeye ihuza ibihugu bitatu byo muri aka karere. Si umushinga w'ibikorwa remezo gusa, ahubwo uzana n'ihuzanzira n'izindi nyungu zitandukanye. Icyerekezo cya Perezida Tshisekedi ni uguhindura burundu uburyo politike n'ubucukuzi bw'umutungo kamere byakorwaga muri Kongo mu myaka myinshi ishize. Ni uburyo rero bwibanda ku baturage kandi bugamije gutuma Kongo igira uruhare runini mu guhererekane rw'inyongeragaciro. Ibi rero binasobanura ko Kongo ishaka kugira ijambo rikomeye mu biganiro mpuzamahanga, kuko iyo uba ahacukurwa gusa uba utakiri mu bafata ibyemezo. A lot of new actors are stepping in. We're very happy to be working very closely with the Trump administration. We have signed off in December. Bijyanye rero n'igihe abaturage bazatangira kubona inyungu, turabona impinduka zihuse mu miterere y'urwego. Abafatanyabikorwa bashya barinjira. Twishimiye rero gukorana bya hafi n'ubuyobozi bwa Amerika. Mu kwezi k'Ukuboza twasinye amasezerano y'ubufatanye bwihariye agamije guteza imbere ubucukuzi no kongera agaciro umutungo kamere. Ibi bivuze ko turimo kuva ku rwego rwari rwiganjemo abafatanyabikorwa bake tukajya mu rwego rwagutse kandi rufite ubudasa. Abafatanyabikorwa bashya bazana amahame n'ibipimo bishya, bigatuma tuzamura urwego n'ibisabwa mu mikorere. Intego ni uko rero mu gihe cya vuba inyungu zizagera ku baturage, kandi ibi bizadufasha no kuzamura imikorere y'abandi bafatanyabikorwa bamaze igihe mu gihugu. Si ukwakira gusa abafatanyabikorwa bashya, ahubwo ni no gukoresha ayo mahirwe mu kuzamura imikorere rusange.
dufatanya rero bya hafi n'ubuyobozi bwa Amerika, kandi nanone imishinga nka Lobito Corridor iri mu murongo wa EU Global Gateway ituma rero n'ibihugu by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bigira uruhare runini muri Kongo. Dufite rero icyizere ko gukorana n'abafatanyabikorwa benshi mu buryo bwubaka kandi butarangwamo gushishanya ndetse no guhishanya bizatuma rero inyungu zigaragara vuba kandi zigere ku baturage. Ils sont au total 52 jeunes qui viennent d'allonger la liste des recrues qui ont accepté volontairement d'intégrer l'armée révolutionnaire congolaise, à la tête le général-major Sultan Makenga, chef d'état-major. Cette adhésion massive intervient au cours d'un meeting populaire tenu par le gouverneur du Nord Kivu ce vendredi 13 février 2026 à Nyanzale. Bahati Musanga Erasto, en itinérance dans le fin fond de la collectivité de Bwito, territoire de Rutshuru, accompagné du vice-gouverneur des Finances, Économie et Développement Shadrack Kamani Bahati et quelques membres du cabinet, ont exprimé leur satisfaction, leur réservée par la population. Mimi binafsi jana nilikuwa surpris. Nimetoka administrateur anatoka kusema hapa tuliweza ingia hapa odela ya 20h, lakini tulishangaa sana sababu population haikuweza lala na hatuyaingia mugini. Balabala yote ilikuwa ni kushangilia, iliweza kutusurprendre positivement. Mungu awabariki tena. L'autorité provinciale est porteur du message d'amour du prochain, la mobilisation de la population à s'approprier la sécurité et quelques projets de développement à amorcer. Devant des milliers d'habitants de la cité de Nyanzale et ses environs, Bahati Musanga Erasto exhorte sur place les jeunes Ouazalendo à quitter le groupe FDLR qui les instrumentalise à commettre des exactions contre les civils congolais, des Congolais innocents. Abo bose bazarangira nabi. Umuntu wese uzagambirira kugirira umuntu nabi azarangira nabi. Mtu yote mwenye atapiganisha mtu ginsi mutari muumba, mwisho yake ni mubaya. Ule mtu hataenda mbinguni, ataenda kwa shetani. Lakini na hapa kudunia Mungu atamulipa hapa. Sawa ginsi hizi FDLR zenye ziliachaka zinamwanga damu Rwanda. Leo hii bako hapa mu mapori, chenye banaweza ni kukuya baua na kubeba mbuzi zenu